reba ibintu byose nta cyo cyo muri uru ruzi kandi ukongunga mu wanje bose ugira ngo mbikorere nde Festo nziko nanjye mba niyivanye wagira ngo wafashe isakare ikibazo wafata Swifashe warara nabura tumutaza oya shano kambe Bije oui iwaje mazi gutesi kabza tari pe urugo rukunanira kabisa ntabwo wabimbwiye urugo rurimo rurananira mana tekereza ko umugore ari gushaka kwahukana mana ngagende ansige ibyo bibaho se none wibaza nge namufashe arimo kunsha inyuma ndamufata bucya n'amaso yanjye ngo nge namufashe subiraho numva ibyo bintu nasanze arimo kunsha inyuma mana kandi wasanze ari no mu gitanda cyawe wagira ngo wari uhari huko cyangwa nabo mwe mwagize sha ya ese ubu yakugize imbwa bigeze he mana icyo ntago aricyo kimbabaje ikimbabaje nuko ashaka kunsiga kandi urabizi sindabyara ntandagira umwana nge nawe none we ngashaka guhita agenda mu meza ngahe tumaranye nibyo byose bihanganye akaguca inyuma mu gitanda cyawe ukabyihanganira noneho nyuma yo kubyihanganira arashaka na gatanya ngashaka kugenda kunsiga mana ko nagasuzuma gateye ubwoba kabisa gute se uguma umwizirikaho umuntu nk'uwo barabije ntago ngisinzira wacha jana ngo sinde ko byiyumvisha umugore agusuzugura bigeze hiyo uzi oya nagira ngo menye niba bya bintu naranguye byabagezeho ntabwo byabe byabageraho byagenze bite se uzi ko twavuganye kare ambwira ngo ari hafi kubageraho ni ya mico ye ubwo se ni abantu babikenera bakaba babuze ibyo mubaha cyangwa akazi kakaba kapfuye oya noneho yo kuwa off kurikirana izo gahunda akazi ni gapfa sheri sawa turasubira turasubira reka mvugishe shushu ndabona aje biri biti sawa nisi kutashyikara nisi nakazi kenshi twadufite nakazi kenshi twadufite niyo mpamvu ntashyikara amasaha bagwaye uruje se bari kuvugisha nde ndi kuvugisha abantu bo mu kazi ndi kubona wa mugabo ukunza kutunaniza wa mushoferi ngo nubu ntago yari yageze ibyo naranguye iyo umugore ageze kuri level yo gutwara umugabo undi atari wowe mu gitanda cyawe uzi ari jewe direct nta n'ibintu twavugana byinshi nose shaka uzi ubuzima bwanjye uzi uburyo ki nta mujyango mfite n'umujyango mfite koko ubona ari mbonye inkereye mu bure gucyo bihise byihuta ko kandi nurumva zoba ubaho nyine nk'inganzwa bigeze hiye mana itandukana nawe urabona ari jewe ntabwo nusanga akabona abikoze basi ntabizi ariko noneho mu gitanda cyanjye mana yanjye sinzi nicyo ahubwo uri hano nta n'urusha wamutera abagabo baritonda ariko se ko nawe n'ubwa mbere kuva kera waroze ubwenge wabaye ikigo bigeze hiye rega mana nanjye ntago ari njyewe ariko niba yaguhaye reka umva nkubwire ibye urabizi wowe ubuzima bwanjye urabuze A to Z nta mujyango mfite ntaki none njye nemere menya kama umugore wa mureke ahita agenda kanuka kandi uzi n'imyaka twakundanye mana suri inshuti yanjye sunyemera ndakwemera byata kandi niyo mpamvu wantumyeho ngo nkugire n'inama kuko ndumva uraremewe cyane sibyo aha iyi nisi urumva kandi abantu baruzuye bro nta kuntu wakwizirika ku muntu ni iki wabonye arusha abandi bitebo man jewe ari jewe divorce direct
nta nubwo yarinda no kuyinyingingira ku kazi kandi urabona aho amasaha ageze abantu baba batuze ntuzi ni amahoro fura akantu ngiye kukubwira rero ntabwo ibi bintu byari kuba ari shyashya n'ubundi aya masaha bakongeje mu kazi cyangwa byagenze barakwirukanye fura ikindi kintu ushaka kwirukana sinjya mbitekereza ntabwo uretse wanyakanga kukongeza ntacyo we kimbwira ndica amande wowe kimbwira ndica amande kuko ngiye gufora n'umunsi washira ikintu cyiza cyane cyiza ushaka ubanza ukagifora tujye mu cyumba oya none si cyiza kirenze icyo ni ikihe mbwiza ukuri cyiza kirenze kuba njye nawe twaba turi mu cyumba ni iki mu bwami bwacu kirenze mu cyumba byakunaniye mbikubwire ndimbwira ndica amande tugiye kwibaruka urabizi thank you so much none se byabaye ryari bimaranye iminsi ese kuki utambwiye ukimenya ayo makuru ese amakuru meza nk'ayo uyihereranye ikingenzi se si uko ubimenye nyine none se mbwira ko ngiye kukubyarira akana wamenye igitsina oya karacyari gato tuzaba tukimenya amaze igihe kingana iki uzaba ubimenya ariko nawe ntukanire Ikingenzi amatsiko si ukumenya urumva ko- uyu munsi amatsiko urayamaze sibyo nta nubwo nabyita amatsiko ahubwo navuga ko ni nk'ibanga wari umaze iminsi rero byaba byiza byose ubirekuye nanjye Oya. tugasangira ibyo byishimo mwanya se ngahita mbivuga nawe uri kunyitaza wagira ngo ndi kugutereta Nakwitwa- Ko mbona- nakwitaza wagira ngo ndi umugabo kugutereta wanjye. bundi bushya ndi kubona witaza none se wowe uratekereza se harya buriya hari ibintu njya numva ngo uyu ngo urashaka wizirike icyo ni ikirayi po bakumbwa kazi z'abagore jewe urabona nk'ibujumbura ibi mama barabitaye byose ibintu bifite umuco nk'uwo ubuse muba mugicira ibiki birambabaje bije rero ikibazo ntabwo urimo kunyumva ndamubwira agende sigarane nande uzi inama ya nyuma nkubwiye tandukana nawe sigarane nande rero nakubwiye n'ibyo bintu ndakubwiye mbeho gute tandukana nawe iyo ni indaya sindanabyumva ahubwo reka nigendere icyo nkubwiye bro sawa ahubwo turi kumwe 11 za mu gitondo ngo kari akazi yo gakozwe ngo ni umuhungu ariko n'umukobwa ese umwana wese umwana wese ni umwana nyine nuko gusa hari uburyo umuntu aba yiteza ikintu runaka akavuga ati n'inkuru ziravuga nk'ako kantu barakambwiye cyane naravuze akantu nzareba kari wowe si birebye ubona tuzabyara nk'iki tuzakira imana izaduha nako nari mvuze nabi icy'ingenzi ni uko tugiye kwitwa papa runaka na mama runaka ariko hari hashize igihe Sinareba. manza bari batangiye no kuzaba batuvugira mu mata eee Ibyongera.